Kuva igice cya 17. Babura amazi, Mose akubita igitare kivamo amazi. Iteraniro ry'Abisirayeli ryose riva mu butayu bw'i Sini, baragenda bamara izindi ndaro zabo nk'uko Uwiteka yabategetse. Babamba amahema yabo i Refidimu, n'amazi yo kunywa yari ahari. Nicyo cyatumye abantu batonganya Mose, bakamubwira bati, duha amazi tunywe. Mose arababaza ati, murantunganyiriza iki? Kuki mugerageza Uwiteka? Abantu bagirirayo inyota, bitotombera Mose bati, niki cyatumye udukurira muri Egiputa kugira ngo utwicishanye inyota n'abana bacu n'amatungo yacu? Mose atakira Uwiteka ati, abantu ndabagenza nte? Bashigaje hato bakantera amabuye. Uwiteka abwira Mose ati, nyura imbere y'abantu ujyane bamwe mu bakuru b'Abisirayeli, witwaze inkoni wakubitishije rwa ruzi, ugende. Nanjye ndahagarara imbere yawe hariya ku gitare cy'i Horebu. Ukubita icyo gitare, amazi aravamo, abantu banywe. Mose abigenzereza atyo imbere y'abakuru b'Abisirayeli. Yita aho hantu Masa na Meriba, kuko Abisirayeli bamutonganije kandi kuko bagerageje Uwiteka bati, mbese Uwiteka ari hagati muri twe cyangwa ntahari? Maze haza Abamaleki barwaniriza Abisirayeli i Refidimu. Mose abwira Yosuwa ati, udutoranirize ingabo mugende murwanye Abamaleki. Ejo nzahagarara mu mpinga y'umusozi nitwaje inkoni y'Imana. Yosuwa abigenza uko Mose yamutegetse, arwanya Abamaleki. Mose na Aroni na Huri barazamuka bagera ku mpinga y'uwo musozi. Mose yamanika amaboko, Abisirayeli bakanesha, yayamanura Abamaleki bakanesha. Maze amaboko ya Mose araruha, bajyana ibuye bararimutega, aryicaraho. Aroni na Huri baramira amaboko ye, umwe iruhande rumwe n'undi urundi. Amaboko ye arakomera ageza ku izuba rirenga. Yosuwa atsindisha Abamaleki n'abantu babo inkota. Uwiteka abwira Mose ati, andika ibi mu gitabo bibe urwibutso, ubibwire Yosuwa yuko nzakuraho rwose kwibukwa kw'Abamaleki, bakibagirana mu bo munsi y'ijuru bose. Mose yubaka igicaniro cyita Yehova Nisi. Aravuga ati, Uwiteka yarahiriye ko azajya arwanya Abamaleki ibihe byose. Nimwakire neza ijambo ry'Imana.